Amazina yanjye nitwa Keneth, nkaba ndi Umuramyi, natendenze no concert, nkaba nkunda indirimbo ya Gentil Misigaro ivuga ngo biratungana. Sinzi uko ubigenza, sinzi nuko ubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Hari ukuntu bikora iyo utegetse bigatungana. Ikintu cyantunguye mu by'ukuri Gentil sibyo kumubona ku ma video YouTube n'andi hose, ntago narinzi uburyo ari deep. Natinze no event aho nayitangiriye, nagerageje kumva uburyo akora. N'umuramyi kabisa, n'umuramyi, kandi nakunze ukuntu abanyarwanda bamushyigikiye. Nkeka yuko ari bakeya bari bamuzi gutya, ariko uburyo bamushyigikiye vraiment ndabishimira, kandi ndizera ko abantu bahawe umugisha, nanjye nahawe umugisha. Ni igikorwa cyitwa Prophetic Awakening Worship Evening, cyari kibaye ku nshuro yacyo ya kabiri, kandi mu by'ukuri usibye n'abaje bahawe umugisha, nanjye ubwanjye nahawe umugisha. Nabonye gukora kw'Imana, ahaje abantu benshi, abantu baheshejwe umugisha, hari abakozi b'Imana batandukanye, kandi vraiment byari ibihe byiza pe, byari ibihe byiza. Nekereza yuko wenda n'ubutaha Imana imbwira kugikora nzakomeza pe. Ikintu cyanejeje kuruta ibindi byose, usibye ko nabonye ko Imana yanshyigikiye, abantu baranshyigikiye pe, baranshyigikiye kuva event yatangira kugeza ishoje, abantu bahagararanye nanjye, kandi mbibonamo ikintu gikomeye pe, mbibonamo ikintu gikomeye. Ntago ari ibintu nabona ikintu mbinganya nacyo, ntago abantu bari bishyuye, kandi vraiment abantu nagiye nakira ubuhamya butandukanye. Abantu bagiye bamereza bambwira yuko baheshejwe umugisha n'indirimbo zagiye zihanyura, ubuhamya bwagiye buhavugirwa, vraiment byari ibintu bikomeye pe.